Nshuti bavandimwe, namwe mwatugiriye icyizere mukaba mutangiranye natwe kuri iyi channel ya Noble Solutions. Turabashimira kubw'icyizere mwatugiriye mugahitamo kujya mubana natwe. Twaba dutangiranye n'abantu bangana gutya, ni igiciro gikomeye kandi muri aba gaciro rwose. Turabashimira, Imana ibahe umugisha. Turabwira wowe ubabaye, wowe uhangayitse, wowe ushavuye, wowe ufite agahinda, wowe ufite ibibabaza umutima wawe biguhangayikishe rwose, turakumenyesha ko Imana iracyagukunda. Waba uyizera cyangwa se utayizera, Imana iragukunda kandi uyu munsi urarira ariko ejo uzaseka. Iteka ryose ntabwo umuntu ahora ababaye, ahubwo Imana hari ukuntu ijya ibihindura. Ubwo rero ubuzima urimo butakoroheye, butari kukubera bwiza, umenye ko mu minsi iri imbere bizahinduka, ukagira ibihe byiza, ukagira ibihe bikunezeza, bitarasubizwaho nawe ugasubizwa, ukanezerwa nk'abandi. Uyu ni Noble mugiye kujya mubana muri ibi biganiro. Tubahaye ikaze, mwumve muguwe neza, cyane cyane mwebwe mukurikiranye iki kiganiro cyacu cya mbere. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo cyangwa se ku bikorwa 15 byagufasha kubana n'abandi neza. Wawe ikaze. Wowe waba ukumva iki kiganiro utarakora subscribe, ntabwo bisaba guhagarika ikiganiro, nta nubwo bisaba umwanya munini. Naho hasi ni ukugenda ugakirika kuri subscribe byonyine, cyangwa se sabone ku bakoresha igifaransa. Izindi ndimi zo ntabwo nzi ko bivuga, ariko nibyo. Hanyuma ukajya ubona ibiganiro dushyizeho uwo mwanya bidatinze, bizajya bikorohera. Murakoze. Reka rero dutangire ingingo yacu yo kurebera hamwe ibikorwa 15 byagufasha kubana n'abandi neza mu mahoro. Tubahaye ikaze. Umwanya wa mbere tugiye guhera ku kuba wumvira abandi. Kumvira abandi ni uburyo cyangwa se ni isomo ukwiriye kwitoza mu gihe ushaka kubana n'abandi neza amahoro. Ni ukumva no kubaha ibyifuzo n'ibitekerezo by'abandi, ukamenya ko urimo gushyigikirana, kuko bigufasha kumva neza no kubaka umubano mwiza. Ntekereza ko cyangwa se twese turabizi ko nta muntu wakwifuza kubaho atumvwa. Ngo najya kuvuga bamubwire ngo ceceka, mbese nta wifuza kumva uko avuga. Twese twifuza kumvwa, twese twifuza ko abandi batwumva. Ni byiza ko rero mu gihe ushaka kubana n'abandi neza, nawe ukwiriye kwitoza kumva abandi, ukwiriye kumva ibyifuzo byabo. Si ngombwa ko umuntu niba ari kuvuga umuca mu ijambo ukamucecekesha, si byiza, ahubwo ukwiriye kwitoza kumva bagenzi bawe. Iyo ni ingingo ya mbere izagufasha kubana n'abandi amahoro. Ingingo ya kabiri rero turayisangaho ikintu cyitwa kwihangana, cyane cyane mu gihe hari amakimbirane cyangwa ikibazo runaka. Ni ngombwa ko ukwiriye kwihangana, ukwiriye kwiga kwitoza, cyangwa se ukwiriye kwitoza kwihangana, ku buryo ikibazo cyabaye gikemura mu mahoro n'ituze. Hari igihe rimwe na rimwe haba ikibazo, ugasanga hari abahisemo inzira yo gukoresha amahane no gushwana, cyangwa se gukoresha volume iri hejuru. nk'uko bamwe mu bajene tujya tuzikoresha muri iki gihe ngo volume yari hejuru, ariko si ngombwa kuvugira hejuru. Kuzana amakimbirane ntabwo aribyo birangiza ikibazo, ahubwo kwihangana, kukoroha, ukumvikana na mugenzi wawe bishobora kugufasha gukemura ikibazo, kandi mutajyanye n'amakimbirane bikagufasha gukemura ikibazo. Yego ko hari ibitagenze neza, ariko kubana n'abandi nabyo mu mahoro, nabyo utabitakaje kandi ikibazo kigakemuka. Ku mwanya wa gatatu turahasanga ingingo yitwa kubaha abantu. Kubaha abandi uko bameze, nta bya bindi byo kureba ngo kuko adafite ibi, kuko ataragera, kuko atameze uko, kuko adasa atya, kuko atambaye atya, kuko adatunze ibi, ndamufata ukuntu runaka. No, ahubwo kubaha bose bizagufasha kubana na benshi, cyane ko isi igira ukuntu ijya iduhisha. Hari igihe rimwe na rimwe
umuntu ashobora guhubuka, cyangwa se ari benshi twagiye twumva bagiye bahubuka, agahura n'umuntu akamwibeshyaho bitewe n'uko ari kumureba inyuma, wenda mu bindi biganiro tuzagenda tubivugaho, bigatuma atakaza ibintu runaka kuko atakaje umuntu yari akeneye mu buzima bwe kubwo kumwibeshyaho. Ariko mubashyi bose, yaba ufite ingingo zose nzima, yaba uwamugaye, yaba utunze, yaba udatunze, yaba umukuru, yaba umuto, yaba ufite imyaka myinshi, yaba n'ufite mike, kubaha bose byagufasha kubana n'abantu neza kandi mu mahoro. Ingingo ya 4 turasanga ikintu cyitwa gutanga imbabazi. Rimwe na rimwe hari abatabyumva vuba igihe cyo kubabarira abandi, ikindi gihe hari n'abandi bashobora kuba banabyumva wenda bikaba bigoranye kubw'ibyababayeho cyangwa se ku bwa situation baciyemo. Ariko gusaba imbabazi no kuzitanga bituma umubano w'abantu wiyongera cyangwa se uzamuka, kuko abantu dukunda kubabarirwa, tuba twumva ari byiza, ariko ni byiza ko twitoza no kubigirira abandi, kuko bidufasha kuzamurana cyangwa se kuzamura ubucuti bwacu n'umubano wacu hagati yacu nabo. Ingingo ya 5 turayisangaho kuba inyangamugayo. Iki gihe tugezemo kimaze kugenda kiba kibi kuri benshi, aho usanga ntanze urugero rimwe, abakobwa, abasore bamwe bagenda bavuga ati aba nibo bahemuka cyane, abandi ati aba nibo bahemuka cyane. Iki cyose icyo nshatse kuvugaho, ahubwo nshaka kugaruka kuvuga ko hari abantu rimwe na rimwe batita ku kuba imvugo yabo yaba ari iyo ngiro. Ariko kuzamura umubano wawe n'abandi, ni byiza ko ibyo uvuze cyangwa se imvugo yawe wagakwiye guharanira ko iba ari iyo ngiro. Niba usezeranije umuntu ikintu, ni byiza kugikora. Niba wemereye umuntu ikintu, ni byiza kukimuha. Niba uri kuganira n'umuntu, ibyo waganiriye mu kiganiro, ni byiza ko biba ari ukuri. Si byiza kuganira ibitari ukuri. Si byiza bya bindi twita ngo ni joke, ukabeshya umuntu rimwe ukamukura umutima, cyangwa se ukaba watuma akora ibintu bitari ngombwa, atari yapanze kubw'amagambo cyangwa se kubw'ibintu wamubwiye bitari ukuri. Si byiza. Ahubwo iyo ushaka kubana n'abandi amahoro, witoza kuba inyangamugayo. Ikintu cya 6 kinakomeye rimwe na rimwe abantu badakunda kwitaho, ikintu cyitwa kwirinda gusebanya. Yaba abasore, yaba abakobwa, yaba abakuze, yaba abatoya, kenshi usanga hari bamwe batacyitaho, ugasanga umuntu avuga amagambo mabi ku bandi, ariko bamwe na bamwe banareba kure. Kenshi iyo umubwira amagambo mabi ku bandi, nawe icyizere yakugiriraga kiratakara, kuko yumvikana kuko usebya abo bandi, nawe iyo ugeze ku ruhande niko umugenza. Rero gusebya cyangwa se kuvuga abandi nabi bishobora guteza amakimbirane no kwangiza icyizere. Ni byiza kwimenyereza kuvuga ibyubaka. Ibiganiro byo kuganira byubaka birahari byinshi, biba bihari, nawe urabireba, urabitekerezaho. Rero kugira ngo ujye kuvuga amagambo asebanya cyangwa se ibyo biganiro uganira, washaka buryo ki uganira ibyubaka. Business zirahari zo kuganiraho, ibintu byinshi byubaka birahari, ubumenyi mwasangira birahari, byinshi byubaka abantu baganiraho. Si byiza rero kwitoza kuganira ibisebanya. Cya 7 ni ikintu cyitwa kwicisha bugufi. Guca bugufi iteka ryose birafasha, kuko bigufasha gukora neza n'abandi, kuko nta buryarya cyangwa kwishyira hejuru birimo. Turabizi ko abantu benshi ntabwo bakunda umuntu ubereka ko ari hejuru, ariko nawe ubwawe wabikoze bifite uburyo ki bikwangiza. Hari aka documentaire nigeze kureba, mbona umwe mu bantu agera ahantu, wenda ntabwo ndi bugende ntanga details zose, agenda afite ukuntu yigize cyangwa se yigaragaza nk'uhambaye, kandi aba agiye kureba we yari agiye no gusaba akazi buboroshye, arabasuzugura. Bigenda uko byagenze, icyo cyabikora uko biza kurangira n'aka kazi akabuze kubera kwishyira hejuru. Kuko guca bugufi bitanga umusaruro igihe icyo ari cyo cyose. Icyo ntitugitindaho kuko ndatekereza ko cyumvikanye. Icya 8 ni ugukemura amakimbirane mu mahoro. Iki cyo kirajya gusa na cya kindi twavuze ku mwanya wa 2 birajya gusa,
ariko gukemura amakimbirane mu mahoro birumvikana. Ni uburyo ki bwose ugomba gushaka uburyo wirinda ibintu by'urugomo, intonganya, ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo ubashe kubana bose amahoro. Ikintu cya cyenda rero ni ukugira urugwiro no guha abandi ikaze. Hari ibyo basigaye cyangwa se sinzimenya na kera byarakoresha bavuga ngo ni ukwifunga, aho usanga umuntu kubana n'abandi bigorana, usanga ari ikibazo. Ntawe ushaka guha ikaze mu buzima bwe, ntawe ushaka kwiyegereza, ashaka kuba ubukwe n'abe basanzwe baziranye gusa, abandi ntawe ushaka kwiyegereza. Ariko bigira ingaruka. Kumenya kwakira abantu neza bigufasha kwinjira mu mibereho myiza y'abandi. Buri muntu wese ku isi Imana yaremye aba afite ibintu byiza yibitseho, nubwo ashobora no kugira n'ibibi ariko n'ibyiza biba bihari. Ni byiza ko rero ukwiriye kugira abantu ugenda uha ikaze kandi ukitoza kugira urugwiro, ubwo ndi kuvuga hagati yawe n'abo bantu, kuko bizagufasha kuzamura imibanire myiza yawe nabo, imibereho mu mahoro muhuje. Ikintu cya 10 ntabwo ndi bugitindeho cyane, ariko ni ukugira isuku mu buzima bwawe, kuko abanga bagaragaza ko n'ubundi nigize isuku bituma uzamura icyizere. Isuku ni ingenzi kuko ituma wubaha abandi kandi ubaha n'aho muri. Ni ukuri rimwe na rimwe hari igihe mugani hari ibyo tuba tutaganiriye, ariko kuri iki kintu mbese ntekereza ko buriya ubaye uri kumwe n'abantu cyangwa se muri ahantu ukeneye umubano nabo, hari ibintu by'akavuyo cyangwa se by'umwanda utahaza, uwo mwanda nyine gukominikana nabo cyangwa se kuba inshuti nabo byagorana. Isuku rero ni ingenzi kandi ni ngombwa. Ikintu cya 11 ni ukugira ubuntu. Ni byiza ko uwo muntu ugirira abandi neza kandi ukabikora utabikoreye ikiguzi cyangwa se nta nyungu kureba z'ako kanya hafi aho. Nabyo bigufasha kugira umubano mwiza, kuko Imana irema umuntu wese yamuremye kugira ngo afashe abandi. Nta muntu wigira, nta muntu ubaho wenyine, ahubwo umuntu wese abereyeho abandi. Hari icyo ubashije mugenzi wawe adashoboye, hari n'icyo abashije udashoboye, ariko hategura buri wese ku giti cye wikwiriraho, ntabwo ari kure by'abandi bagomba kumukorera ukwiriye. Kandi ni na ngombwa ko ugomba kugira ibikorwa runaka ukora by'ubuntu, ugafasha bagenzi bawe, ugafasha abantu nyine birumvikana nta nyungu zabo kandi utegereje. Ikintu cya 12 cyangwa se ingingo ya 12 ni ukugira ubwitonzi mu kuvuga. Iki kintu kenshi cyangwa se bamwe mu bantu ntabwo bacyita, ariko ni ingenzi cyane kwitondera amagambo tuvuga. Kuvuga amagambo atuje kandi yitondewe bituma abandi bumva batagizweho ingaruka mbi n'ayo magambo. Wenda nkoresheje na bimwe twavuze hejuru tuvuga kudasebanya. Hari igihe umuntu ahubuka mu magambo rimwe na rimwe agashiduka azajya kwisobanura, avuga ngo mumbabarire ntabwo nari nabitekerejeho, mumbabarire narahubutse, biriya ntabwo bihesha icyubahiro. Kandi hari umwe mu bahanzi mu gihugu cy'u Rwanda uherutse kuvuga ijambo, aravuga ngo umuntu yihutira kuvuga, hashira igihe yasanga atari byo akazana none akagaruka kuri kamera avuga ati mumbabarire naribeshye, navuze ibyo ntari nzi, kandi deja hari ibintu byamaze kwangirika. Ibyo byamaze kwangirika rero ntabwo biba bikigarutse, biba byamaze kurangira, biba byapfuye. Rero icyaba cyiza kugira ngo ugire ibyo usenya uzigarura n'ubundi utari bwongere kubyubaka kuko byamaze gusenyuka, na wa mubano wawe ntabwo uzongera kuba nk'uko wari umeze mbere, ahubwo wakwirinda mu magambo, wakwigengesera, ukirinda kuvuga amagambo ubukiye, ahubwo mbere yo kuvuga ukajya ubanza ukitonda. Kandi tutarasoza cyangwa se tutarabona kuri icyo kintu, tugomba no kwitoza iteka ryose kujya twishyiramo ibyiza, aho gutekereza ibibi ku bandi cyangwa se kuri bagenzi bacu, tukajya dukunda kwitekerereza ibyiza. Hari igihe usanga rimwe na rimwe umuntu mu mutima we ashyiramo ibintu bitari byiza akenshi, cyangwa se mu mwanya hafi ya wose w'umutima we agashyiramo ikibi. Yajya abona umuntu agahita atekereza ikibi, ariko
n'igitabo cyitwa Bibiliya cyabivuzeho, si byiza gutekerezaho abandi ibibi, ahubwo ni byiza ko ukwiriye kwibwira ibyiza ku bandi. Bigufasha no kuganira neza ukoresheje n'amagambo meza arimo kubahana cyangwa se arimo kubaha bagenzi bawe. Ingingo ya 13 rero ni ugushimira. Kumenya gushimira abandi ku byiza bagukoreye bituma bafata neza cyangwa se bizamura umubano wawe na buriya. Abantu dukunda gushimira. Iyo umuntu yakoze neza ntukabyirengagize, ujye umushimira kandi ujye ubona icyiza ku muntu runaka cyangwa se ku bantu bawe, ujye ukunda kukivuga. Wiganire ibyiza kuri bagenzi bawe, ibibi ubyihorere ubigumane, kuko yaba bo nawe ubwawe wabarebaga. Mwese mufite ikibi runaka, mwisuzumye mwakwibonaho. Rero ibyo bibi ko ntacyo byabamarira nk'uko twabivuze hejuru, byaba byiza wivugiye ibyiza, ukamushimira ku byiza yakoze. Ibibi wenda niba ushaka kugira ibyo umubwira mu kiganiro cye tuzagikora, ukamusanga mu gikari cyangwa se ukamuhamagara ukamujyana ku ruhande mukabiganira hagati yanyu ibyo bitameze neza. Ariko ni byiza kandi ni ingenzi cyane gushimira abantu bawe bagize icyiza cyangwa se ibyiza runaka bakora, uretse no kubikora no kubigeraho no kubamo icyiza uzabona kuri mugenzi wawe. Ujye witoza kukivuga cyangwa se kukimubwira cyangwa se kumushimira, bizazamura umubano wawe mwiza hagati yawe nabo cyangwa se n'abo bantu. Ingingo ya 15 ni ukwirinda guca urubanza rwihuse. Inshuti bavandimwe duhuye kuri Noble Solutions, twese turabizi neza ko guca imanza twihuse kenshi bitugiraho ingaruka, cyangwa se iyo uciye urubanza wihuse kenshi bigira ingaruka z'uko hari igihe usanga ibyo watekereje bidahuye n'ukuri. Ni byiza kugira ubwitonzi mu gusuzuma ibintu mbere yo kubivugaho cyangwa gufata umwanzuro, mu rwego rwo kwirinda kuzavuga ngo naribeshye. Hari ukuntu uca imanza ugasanga warayobye, cyane nko ku bintu bya bamwe bagira amagambo, umuntu akaza akavuga ibintu ubundi ubizi ntabwo wigeze ubikurikirana, nta makuru ufiteho, ugahita ubyemeza ukaba wagira n'aho bisobanura. Si byiza, ntabwo bitanga umusaruro, ntibizamura umubano. Ahubwo ni byiza kugira ubwitonzi bwinshi no kwirinda kwihutira guca urubanza. Ikintu tuzakora ku kijyanye n'abanyabwenge, kimwe mu biranga ko umuntu ari umunyabwenge ni uko adaca imanza byihuse, ajajinga gake, ntabwo yihutira kwita aca imanza, ahubwo arabanza akigisa akitonda, cyane ko buri wese buriya yisuzumye nk'uko navugaga hejuru, ntabwo yakwiburaho ikintu kitagenze neza kuri we, yaba mu byo yakoze yaba mu byo yavuze. Rero ni byiza kwirinda guhita uca imanza ku bandi, kuko ushobora gusanga byaba ari ukuri cyangwa se ukaba wasanga bitari no kuba n'ukuri, cyangwa se byaba ari n'ukuri hakaba hari uburyo ki wari kubikemuramo ukundi kutari uguca urubanza, wenda bari kumuha support, bari kumugira inama n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Rero guca imanza gake biradufasha. Icya 15 ari nacyo ngewe nabaye nsubikiyeho, ni ugushyira abandi imbere. Kumenya gufasha abandi igihe bakeneye ubufasha bituma ugira amahoro mu bandi kandi kugirira icyizere. Gushyira abandi imbere ntabwo bivuze kwiyibagirwa, ahubwo bivuze ko nabo ugomba kumva nyine, ugomba kubashyira imbere mu bintu uri gupanga, kugira ngo nabo babashe kwiyumvamo nyine ko ari ab'agaciro, babashe kwiyumvamo ko bimeze. Icyo gihe bizagufasha ko umubano wawe nabo uzazamuka. Reka noneho ngerageze mbivuge byose ntari kugenda nsobanura. Icya mbere ni ukuba wumvira abandi, icya kabiri ni ukwihangana, icya gatatu ni ukubaha abantu bose, icya kane ni ugutanga imbabazi, icya gatanu kuba inyangamugayo, icya gatandatu kwirinda gusebanya, icya karindwi kwicisha bugufi, icya munani gukemura amakimbirane mu mahoro, icya 9 kugira urugwiro no guha abandi ikaze ngo ni mu buzima bwawe, icya 10 kugira isuku mu buzima bwawe, icya 11 kugira ubuntu, icya 12
kugira ubwitonzi mu kuvuga, icya 13 gushimira, icya 14 kwirinda guca urubanza byihuse, icya 15 gushyira abandi imbere. Bakunzi cyangwa se inshuti duhuriye ku rubuga rwa Noble Solutions, ibi bintu tuba tuvuze ntabwo bivuze ko ari byo byonyine byazamura umubano wawe hagati yawe n'abandi, ahubwo hasi haba hari umwanya wa comment cyangwa se commentaire cyangwa se inyunganizi. Ushobora kujyayo ukatwandikira icyo waba wumvishe twaba tutavuze, kugira ngo turusheho gusangizanya ubumenyi, kuko ntabwo ari twebwe bakambara. Ikindi ushobora kuba ufite ikintu runaka wifuza ko tuzaganiraho, nacyo wakitubwira, ko twebwe dukora search kuri cyo, hanyuma tukareba amakuru agiye atandukanye tukaza twayavugaho, yaba izo nyunganizi kuri ibi twavuze n'ikindi wakwifuza ko tuganiraho, nadufasha tukifatanyiriza gushaka ibi bisubizo. Murakoze cyane, turabashimiye mwese abo twari kumwe kuri Noble Solutions. Imana ibaho umugisha naho ubutaha, kandi inyunganizi n'ubufasha bwanyu kuri bikorwa dutangiye turabikeneye. Imana ibahe umugisha kandi ibane namwe mu byo mugerageza gukoraho byose. Bye bye.